Giti waramutse, amakuru, ibintu ni sawa, ntumbeshye, niko ni kuriya muzajya mubeshya muzehe ngo tuba ahantu heza, kumbi mugahakora ari uko ari buze mu gitondo. Uzi ko nageze mu muhanda saa 8 z'ijoro ngiye gucunga umutekano nyine, ngo nari ngiye hehe? Nari ngiye gucunga umutekano w'inzu yanjye, kuko n'ubundi amafaranga y'umutekano turayatanga bagadupfumura amazu yacu, bwacya mu gitondo tugasanga ibintu byacu badutwaye. Nkanjye bantwaye inkwavu 200, kandi ntuye hafi y'umurenge. Nibyo ngibyo nari ngiyemo nyine. Reka nkubaze ikintu nashaka kukubaza, ni gute mwateye amarangi saa 8 za nijoro ngo nuko mwumvise ko Paul Kagame azaza kudusura? Uwo muzehe ntiyahageze akagira ngo dusanga tunyura mu muhanda mwiza, abona amarangi y'umukara, ay'umweru, akarongo hagati, byose biri kwaka. Aravuga ati abaturage banjye, ati igihugu cyanjye byembyembyemye. Kumbe abimenya hageze. Umunsi umwe azaza atababwiye, turebe uko azasanga bimeze. Kandi